Beatrice Gasengayire. My name is Beatrice Gasengayire. Nakiriye ubutumwa bwiza muri iri torero kuva muri 2016 mu kwezi kwa mbere. I received the gospel in this church in the year 2016, the month of January. Nkuko nabahaye ubuhamya, nabanje kunyura mu madini menshi n'amatorero nibwira ngo nzahabonera kuruhuka k'umutima, ariko sinawuruhukirayo. So as I testified, I have been in many churches with the intention to gain the peace of the heart, but I couldn't. Imana rero ishimwe yuko nabonye icyo kiruhuko kandi nkaba mfite ubugingo buhoraho. So I thank God that finally I got the rest and I have the eternal life. Uyu munsi rero icyo nshima Imana nuko usibye kuba twarahawe ubugingo buhoraho, twahawe n'ibindi byose. So my testimony of today is, apart from the eternal life, God also gave us all the things. Tumaze iminsi twiga yuko ibibazo byacu bishobora kutubera umutsima. So you have been learning that our problems can become the bread. Jewe rero byaje kumbera umutsima, ndashaka kubabwira uko byambereye umutsima. So and that happened to me, that's what I want to share. Nagize ikibazo gikomeye mfusha umwana. So I got a very big problem of losing my kid. Napfushije umukobwa w'imyaka 20. So I lost a daughter of 20 years old. Ubuzima bwanjye numva busubiye ahantu ntabasha gusobanura. Namaze nk'amezi 3 ntari nabasha kongera guhagarara ngo numve nkomeye. So I spent like 3 months without standing boldly. Hari icyanditswe nkunda kugenderaho cyo mu Baroma 8:28. So and there is one verse I took as a promise in Romans chapter 8. Ubwo ni Abaroma 8:28 twahasoma. Verse 28. Tadusome mu izina rya Yesu. Let us read. Ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. The verse says that all works together for good to those who love God. Nge rero ngeze ahangaha narahagamye, ndavuga nti iki cyanditswe rwose ntabwo cyansohoraho. Byashoboka bite ko nakwishima napfushije? So in that situation I said this verse does not match with my understanding. Ku buryo rero nari naragiye ndera abandi bana, nagize ibyago ntandukana n'uwo twashakanye, ariko ndera abandi bana. So I separated with my spouse, but I kept on raising many children. Hamwe n'abana banjye babiri nari maze hafi kugira abana 22 mu rugo. So together with my own children, I lived with 22 children in the house. Nkahagarara nkabwira Imana ntaye ndakurereye none uwanjye uramwishe. So I was speaking to God, you see, I raised the children on your behalf, but you are mine to die. Ariko nzi ko Imana mu by'ukuri yangiriye neza. But I know that God has done good to me. Ubwo yampuzaga n'ubutumwa bwiza nibwo nasobanukiwe yuko niyo twapfusha tuba turi mu bihe byacu biri kumwe n'Imana. After I realized the gospel, it is when I got this mind, even in our trouble we are with God still. Ubuhamya rero nendaga kubaha ndimo kwibuka uwo mwana ku nshuro ya 8. So when I was remembering my daughter on the 8th year, narabanje nza hano mu rusengero. I first came to the church here. Abagombaga kumperekeza ndababwira nti ngiye ndagenda mvuye gusenga. So those who were to escort me, I told them to wait that I will first go to pray. Ntabwo namenye rero imbaraga aho zaturutse, ariko nari ndi mu bihe binkomereye bimbwira ngo ese yarafite company nini. The situation was not easy. She had a very big company actually. Noneho tukajya tujya impaka na musaza we n'abandi bavandimwe ngo isi company ninde uzayizungura. So we used to argue with her brother and other family members who will own this company on her behalf.
bose rero bakansunikira bakambwira bati nta washobora ibikorwa ni wewe wenyine wayizungura. So they said no one else can do this except you. Uwo munsi ndabyibuka hari mu kwezi kwa 11 nje hano mu rusengero, So, numva ijwi rimbwira ngo ningende nzungure ya company. so it was in the month of November, and I was at church here, and I had a voice to move, and I owned that company. Ngenda uzungura iyo company kuko nguhaye undi mwana. So you go and take over the company because I give you another child. Ndavuga icyo rero se birashoboka. So and I was wondering, is this possible? Ariko naje kuzamenya ibyo bintu Imana yambwiye ari uko ngeze hano muri GNS. But I came to realize the voice of God after I met the church. Ngeze hano muri GNS twarahuguwe nyine ubundi nangaga no kuyinjiramo kuko numvaga ntari umushoramari nkumva nta n'ibikorwa mfite. So I came in the training of GNS, but I used to avoid attending this because I'm not an entrepreneur. Ni Imana ishimwe ko yaduhaye abantu bahindura imyumvire yacu. So but I thank God that he gave us people who change our mind. Buriya hari ibintu tutajya duha agaciro ariko mu by'ukuri ibiganiro duhabwa hano ni ibiganiro bihindura intekerezo zacu bigahindura n'ibyo twajyaga twibwira gukora. We sometimes not value something, but the talks or the lectures we run here are changing our minds, and we reach to the point we do things which we have been unable to do. Rero company narayizunguye ndakomeza ndanakora ariko numva ntazi yo ngana ngeze muri GNS noneho menya aho ngana. So finally I took over the duty to run the company, but through GNS I learned how I can do it well. Ikintu rero cyantunguye gikomeye nuko imbaraga nahakuye ntabwo nzi ubwoko nabasobanurira uko zingana. So I don't know how I can explain the power I got from the lectures. Ubwo nagendaga ninginga buri muntu waje ukambera umuyobozi wa company ukaba managing director w'iyi company, ubunsi bumwe bakansezera abandi bagakomeza gutyo. I could beg some people, what if you come and manage the company? Some people could come and leave. Noneho ngeze ahangaha nahise nakira kuba managing director w'iyo company. So but after running at this place, I decided to be the managing director of the company. Ikindi cyakurikiyeho imigabane yose naranayifashe. And after I took over all the shares of the company. Ku buryo muri company mfitemo 35% ntabwo ari mike rero. So I have like 35% of the shares. Kandi ndumva mfite naho ngana nejo bundi nababwira ngo nijyewe mukire w'ejo hazaza. So and I have a good direction to the point I will come again to testify that I have become rich. Ubwo rero ndumva nshimiye Imana n'ukuri yuko twabonye itorero kandi itorero ryacu rikaduha kwakira ijambo ry'Imana rigashyirwa no mu bikorwa. So I thank God that he gave us the church, and God allows us to receive the word, and this word became the practical life. Ubu noneho nsubiyeho muri no jambo ry'umubare wo mu 8:28 ntabwo nakongera kuburana n'Imana. So when I go back to this verse in Romans chapter 8, I can't argue with God again. Nashima Imana nkavuga nti Imana ushimwe kuko intambwe wanteje dora higeze kandi n'uwo wajyanye nabyo bishimirwe kuko ni wowe usarura aho ni wowe wenyine uzi igihe cyo gusarura bawe. So I can thank God saying the one you took, you are fair judge, and I thank God that he is even the one who made us to live until now. Imana ibaho umugisha rero ndumva nzagaruka nkabaho umuhamya bw'uko nabigezeho kandi ndabyizeye ntashidikanya Imana yacu. I thank God, maybe I will come to testify in details. Thank you so much.